nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bavandimwe mukuri iki kiganiro ibirari by'ubutagatifu, ikaze nanone. Kristo Yezu akuzwe. Tumaze iminsi tuganira kuri Mutagatifu Yohani Bosco, uwashinze umuryango w'Abasaleziyani. Mutagatifu Bosco nyine. Hanyuma twaganiriye byinshi kuri we, ibyamuranze mu buryo bwo kwitangira urubyiruko no kurutagatifuza, rukura mu byaha ruganisha mu ngoma y'ijuru, arwigisha imirimo n'ibindi byarugirira akamaro. Twaganiriye kandi ku nzozi yagiye arota zitandukanye, yewe ni nyinshi cyane ntabwo twazimarayo. Gusa izo duheruka kuganira muribuka yuko hari ibyo yabonye ku nkingi ebyiri, kiliziya irimo iganaho, iri mu ntambara ikomeye ariko ifite ubutabazi bwo mu ijuru. Ibyo yise ngo les vaisseaux spatiaux, nk'amabwiriza ava mu ijuru ayibwira munyura aha. Muri abo ngabo hari bayobora harimo Imana ubwayo iyoboye kiliziya, ariko igakoresha n'abamarayika. Twabonye kandi hari n'izindi nzozi nyinshi tuzabona, nk'izo Marayika Murinzi we yamujyanye mu muriro w'iteka, mu bucibwe bw'iteka, kugira ngo amuhe inyigisho ku byo yakora kugira ngo arinde abana be kugwa muri uwo muriro. Muribuka kandi ko kuri iyo ngingo ya Marayika Murinzi twabonye na Mutagatifu Mama Faustina mu minsi yabanje, mu biganiro bigitangira, tubona ukuntu nyine nawe Marayika Murinzi we yamujyanye kumwereka ari mu ijuru, ari mu purgatori, ari mu muriro. Rero marayika ubona ko ari hafi y'abana b'Imana. Impamvu nshaka ko tuganira iki kiganiro tuganisha kuri Marayika Murinzi, muribuka yuko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 kiliziya ihimbaza by'umwihariko umunsi mukuru wa Marayika Murinzi. Ndashaka ko tuganira kwa marayika tunashimira Imana. Muri uku kwezi hazabamo abatagatifu bakomeye, ndetse no muri uku turangije habayemo Padre Pio Mutagatifu dukunda cyane. Nawe uwashaka kumuvuga ntiyamurangiza, yamuvugaho byinshi cyane ku bitangaza yakoze bitagira umubare, ibyamukoreweho nabyo bimenyetso bitagatifu, uko yaganiraga na Marayika Murinzi we ku buryo budasanzwe, n'uburyo atugira inama zo kumubanira neza. None n'ukwezi dutangiye tugutangira na Tereza w'Umwana Yezu, nawe ukundwa cyane. Nifuza ko tuzaganira ku buryo burambuye nawe mu minsi iri imbere, twifasha abandi bantu bamukunda cyane. Barahari bifuza ko tuzamuganiraho batarabonera umwanya cyangwa ntarabonera umwanya, mbese tutarahuza. Mbabikiye byinshi ku batagatifu bakomeye mukunda. Wenda mukaba muzi ku gice kimwe cy'uburyo babayeho, ariko se nk'inyandiko bagiye bandika zabafasha kwitagatifuza ni izihe, tuzagenda tubigeraho. Ukwezi kwa 10 kandi muribuka ko ukwezi kwa Rozari ntagatifu y'umubyeyi Bikira Mariya, kuva ku itariki ya 1 ni ukwezi tuba dutangiye ukwezi kwa Rozari. Murabona iyi shusho ya Bikira Mariya mwamikazi w'abamarayika, nayishyize hano kugira ngo twibukiranye ko nyine turi mu kwezi kwamuhariwe uwo mubyeyi, tumutura amaroza menshi muri uko kwezi. Hanyuma tukiri kuri iyo ngingo ya Marayika Murinzi, reka tubanze tuvuge ngo bamarayika ni bande. Bamarayika ni bande? Iyo tuvuga indangakwemera tuvuga ngo nemera Imana imwe, Data ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Ndifuza ko twazaganira ku Mana ubwayo. Wenda ruzabituganirizaho byiza cyane muri teolojiya, ariko nanjye banza hari agakirigishwa naza kubivugaho. Ariko ndabanza ngira ngo tubanze turebe kuri Marayika Murinzi, wenda tuze gusoreza kubera iki Imana yabaremye yo iteye iti.
marayika murinzi rero abarirwa mu bamarayika nyine mu byiciro bitandukanye by'abamarayika Imana yaremye, bakaba rero ntabwo abamarayika ari Imana, ahubwo abamarayika ni ibiremwa by'Imana, ni ibiremwa bigizwe na roho gusa bidafite umubiri, nubwo kugira ngo tubashe kubivugisha iyo bije mu isi yacu, ibyo biremwa nk'abo batagatifu twagiye tubona babona nk'abantu bafatika, bagafata umubiri bakaba baganira, bakaba umubiri wenda niwe waba udafatika ariko awubona mu maso y'umubiri amubona, ariko mu by'ukuri ibiremwa bitaboneka mu isi bitaboneka ntabwo twabonesha amaso y'umubiri, keretse roho ziri privilegiye zagize amahirwe yo kugira ingabire zidasanzwe kubera ibikorwa Imana ibishaka kubikoresha hano ku isi, ishaka kubakoresha. Hanyuma rero abamarayika barinzi nyine twavuze ko babarirwa mu bamarayika batagira ingano Imana yaremye benshi cyane, bakaba baragenewe gusabana nayo ku buryo bw'umwihariko, no kugira ngo ibindi biremwa Imana yaremye nabyo bigire ubuzima, bigire ubutabazi bw'abamarayika kugira ngo babeho bashakisha Imana kandi bashobora kuyigeraho, cyane cyane twebwe abantu. Gusa abamarayika ntabwo bashinzwe kurinda abantu gusa, hari n'abamarayika bashinzwe kurinda inyamaswa, baturinda ibyorezo bitandukanye, cyane cyane ariko mu gihe tubiyambaza. Iyo turangaye ukuntu isi isigaye imeze muri uyu munsi, irimo ibyorezo, irimo intambara n'ibindi bikomeye, ngira ngo haba harimo n'uburangare bwacu bwo kutiyambaza abamarayika Imana yaduhaye. Abamarayika rero Kiliziya Gatolika yifashishije gatigisimu yayo, donc gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ibavugaho ibintu bitandukanye mu ngingo zitandukanye, cyane cyane kuva ku ngingo ya 300 gukomeza. Icya mbere kuzirikana ni uko abamarayika ni ukuri kw'ibyo twemera, c'est une vérité de la foi. Ntabwo ari byo gushakisha, ntabwo ngiye nabyemera ngo wowe uvuga ngo umukatolike utebemera abamarayika ntabwo waba uri umukatolike. Ibyo bivuga ngo kwemera amahame y'ukwemera cyangwa se ukuri kw'ibyo twemera, icyo gihe tuba tugomba kubyemera twese uko twakabaye nk'abatagatifujwe muri Kiliziya Gatolika. Rero abamarayika, umugatolika wese yemera yuko habaho abamarayika. Abamarayika rero ni ibiremwa roho bitagira umubiri. Iyo ni ingingo, kuba ari ingingo y'ibyo twemera ikaba ni ibiremwa roho bitagira umubiri, tuboneka mu ngingo ya gatigisimu ya Kiliziya Gatolika kuva igice cya 328. Ikindi iyo gatigisimu ivuga ko abamarayika ari abagaragu n'intumwa z'Imana. Tubisanga mu nimero yayo ya 329 kugeza kuri 331. Ikindi iyo gatigisimu itubwira nuko abamarayika bafite ubwenge n'ubwigenge bwo guhitamo icyiza n'icyiza kiruta ibindi, kuko akenshi bavuga ngo guhitamo icyiza ni kibi, ariko ntabwo Imana turemeye guhitamo icyiza ni kibi, ari twebwe ari abamarayika turemeye guhitamo icyiza n'icyiza kiruta ibindi, kuko ntabwo Imana yifuza ko twakora ikibi, ariko ubwenge tubikoresheje nabi duhitamo ikibi kikababaza Imana. Rero abamarayika nabo bafite ubwo bwigenge bakagira no gushaka. Abamarayika ni ibiremwa bifite kamere runaka, sont des créatures personnelles, ntabwo kandi bapfa, ni ibiremwa bidapfa, bisumbije ubutungane ibindi biremwa biboneka, bisumbije perfection. Ubutungane nabwo se perfection, ariko no kuvuga ngo ni ibintu accompli, birafinyoye byuzuyemo ubuhanga bw'Imana bwisumbuyeho, niko navuga hari. Sinzi niba mbivuze neza, ni ku ngingo tubisanga, ni ingingo ya 311. Abamarayika bafite ubwenge no gushaka, ubwenge n'uvuga ko baratekereza, bashobora kugira umugambi bagapanga n'ibindi n'ibindi, tubisanga mu ngingo ya 330. Bagomba nabo kugendera mu nzira bahisemo bagana icyiza kiruta ibindi. Ubwo bwigenge nyine nabo bahamagarirwa kubukoresha neza. Niyo mpamvu nyine tuzi ko n'abamarayika bacu ko bakoresha ubwigenge nabi. Abamarayika kandi ni ibiremwa buroho bihora bikuza Imana ubudahwema, kandi biyikorera mu gushaka kwayo ku mukiro w'ibindi biremwa. Impamvu Imana yaremye abamarayika ni kugira ngo bahore bayisingiza kandi babe intumwa zayo mu bindi biremwa. Abamarayika kandi bashagaye Kristo, bamukorera by'umwihariko muri gahunda yo kugeza abantu bose ku mukiro. Tubisanga muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika nimero 351. Kiliziya yiyambaza abamarayika ngo bifashe mu rugendo rwayo rwo ku isi, no kugira ngo barinde uwitwa muntu wese.
uwitwa umuntu wese yabishaka atabishaka afite marayika murinzi, yaba wemera n'utemera afite marayika murinzi. Ariko uwo marayika murinzi agira akamaro cyane iyo mufitanye ubucuti bwawe na marayika murinzi wawe buteye gute? Rero tuvuze abamarayika tubasanga mu by'ukuri no muri Bibiliya ntagatifu, nko mu ivanjiri ya Luka tubasangamo, ariko no mu isezerano rya kera tugenda tubonamo nka Tobi baherekejwe na marayika Rafayeli. Hanyuma tukabona no mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 2:10 aho abamarayika batangaje inkuru nziza y'ivuka, ndetse na nyuma aho Yesu azukiye akaba nabo ba mbere batangaje inkuru y'izuka rye babibwira basuye imva. Rero abamarayika bashagaye Kristo kandi bafasha abakristo kubaho mu Kristo. Abamarayika kandi ni nabo bazagaragara bateguza abantu umunsi w'urubanza rw'imperuka. Niko Yesu yavuze ati abamarayika bazakoranya mu mpande enye z'isi gutyo mwabyisomera. Ibyo biri muri Gatisima Kiliziya Gatolika ingingo ya 333. Inama nkuru yabereye i Latrani niyo yemeje yuko habaho abamarayika, ibagira ukuri k'ukwemera kwa Kiliziya tugomba kwemera twese. Abamarayika kandi burya baba mu byiciro bitandukanye, sinzi niba ari uko birutana cyangwa se bimeze nk'inyandiko nasomye uyu munsi zivuga ati ntago kuba batandukanye ntago ari ukubitana ububasha, ariko mu by'ukuri hari abandi bavuga ati hari abamarayika bakuru, hari abamarayika bisumbuyeho gutyo. Rero mu by'ukuri iyo mpamvu twavuga ko harimo ibyiciro bitandukanye tunabisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi umutwe wa mbere umurongo wa 15 kugeza kwa 20, aho agira ati ni we shusho ry'Imana itagaragara, umuvuka mbere mu byitwa ikiremwa cyose, kuko byose byaremwe muri we, ari ibiri mu ijuru ari n'ibiri ku isi, ibigaragara n'ibitagaragara, ibinyabubasha n'inganji, ibikomangoma n'ibihangange. Urumva yuko hano arabivuga mu byiciro ati byose byaremwe nawe kandi niwe byaremewe, yariho mbere ya byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe kandi mutwe w'umubiri ari wo Kiliziya, akaba n'ishingiro n'umuvukambere mu bapfuye, kugira ngo ahorane muri byose umwanya w'ibanze. Mwakomeza mugasoma iyo baruwa igaragaza ko Kristo ari we byose byaremewe kandi akaba ari we biremeshwa, harimo n'abo bamarayika bakomeye batyo. Mu bamarayika bakuru bakomeye cyane tukavuga b'ibyegera by'Imana bya hafi dusangamo abaserafimu, abakerubimu, n'abo nasanze muri tradition zitandukanye abanyabubasha cyangwa se ibinyabubasha litrone. Abo ngabo ni abegera Imana ku buryo baba bashengereye ikuzo ryayo bya hafi, bagurumana urukundo rw'Imana, bagaragazwa kenshi mu ishusho ry'indimi z'umuriro, rwose begereye Imana kurusha ahari ngira ngo ikuzo ryayo kurusha abandi. Niko niba ko sinzi niba ariko mu by'ukuri ibintu byabo ni uburyo twe turi ku isi tubivuga, abari mu ijuru nabo babivuga neza uko biri. Rero bashengereye Imana, by'umwihariko rero litrone, abanyabubasha cyangwa se kuri njye mba numva naho bita hari ngira ngo ibikomangoma hari, ahubwo nibo ku isi barangamira Imana mu ikuzo ryayo rigaragarira muri Kiliziya. Donc ari ijuru, nabwo ijuru ku isi, tabernakulo, tabernakulo ni ijuru ku isi. Abamarayika babashengereye Yezu mu Karisitiya, nk'uko ijuru riba rihari ryose n'abamarayika baba bahari. By'umwihariko rero ababa bashinzwe ngira ngo iryo kuzo rya tabernakulo na za ritari nabitwa litrone. Abamarayika bakuru bandi bakurikiyeho, iyo ni classification Kiliziya itagenderaho cyane, ariko yagiye ihererekanywa mu bihe bitandukanye, ugasanga bagumya bayikomeraho. Nabo bita domination, les vertus et les souverainetés cyangwa les puissances. Ntago namenye uko mbivuga mu Kinyarwanda pe, ngira ngo arabitwe abo yariza bakita ngo ni inganji, abandi ntabwo namenye uko mbita. Rero abo nabo bakaba ngo bashinzwe guherekeza abantu ngo barusheho gutera imbere bagana mu rumuri rw'Imana. Hakaba rero n'abamarayika abandi begereye abantu kurushaho, noneho bakaba bashengereye Imana bayikuza, ariko noneho by'umwihariko bashinzwe gufasha abantu kuyigana umunsi ku wundi. Twavugamo abo mu ndimi z'amahanga bise les principautés,
cyangwa se icyiciro cya kabiri akaba abarikanje n'abamarayika barinzi. Rero abamarayika basanzwe harimo n'abamarayika barinzi. Muri ibyo byiciro byose rero reka twiganire kuri marayika murinzi. Wenda tutaranamuvugaho ariko turaza twibukiranye yuko muri Bibiliya twabonye iyo baruwa ya Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi ivuga ibyiciro by'abamarayika, ariko turibuka n'amabonekerwa yabereye tuvuge nk'i Fatima, aho bari abana batatu barimo Lucia na Yasinta na Francisco babonekewe bwa mbere na marayika, akababwira ati ndi marayika wa Portugal, marayika w'igihugu cya Portugal. Buriya natwe dufite marayika w'u Rwanda, buri gihugu kigira marayika ugishinzwe by'umwihariko. Buriya ngo na buri mujyi ugira marayika uwushinzwe by'umwihariko. Buri kiliziya iri ahantu paruwase igira marayika ushinzwe by'umwihariko. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri Imana mu bubasha bwayo, muri sovereignty yayo, mu buhangange bwayo, yifitiye abagaragu bayo ikoresha hano ku isi mu nzego zitandukanye. Rero muri abo bose abo kiliziya yihimbaza ku itariki ya kabiri ihimbaza abamarayika barinzi. Tekereza yuko mu rukundo rw'Imana igitangira kugira umugambi wo kukurema yaguhaye na marayika murinzi. Kuva wasamwa kugeza igihe uzavira kuri iyi si, kuva nasama kugeza ku munsi wanjye wa nyuma, nzaba ndi kumwe na marayika murinzi wanjye, ndi kumwe na marayika murinzi wanjye, uri kumwe na marayika murinzi wawe, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, ndetse n'igihe usinziriye. Ibyo mba numva ari ikimenyetso gikomeye cyane cy'urukundo rw'Imana bavandi. Kuko Imana ibona ko turi ibiremwa byayo hano ku isi mu bigeragezo, mu by'ukuri ku isi ni mu bigeragezo by'urudaca, tutakwivanamo tudafite ubufasha bwo mu ijuru. Kimwe muri ubwo bufasha bwo mu ijuru dufite n'abamarayika barinzi. Mu ntangiriro nagiye mbabwira abatagatifu bagiye babana nabo. Padre Pio wari harihariye, we ntasanzwe kuko akimara kumenya ubwenge yatangiye kubona hari umuntu bahorana amwita ngo ni compagnon de son enfance kuva akiri umwana muto, amubona baganira batebya, amuherekeza ahantu hose, akaba azi ko abantu bose aho bava bakagera bafite marayika murinzi bavugana, bagendana, ashobora kubonesha amaso y'umubiri. We marayika we yamuboneshaga amaso y'umubiri. Agatangazwa n'ukuntu twebwe abandi bantu nyine turangaye ntituramuvugishe, akaba ati turamushavuza cyane kuba tutaganiriza abamarayika barinzi bacu ngo dupange tugirane gahunda. Ni ukumisinga ikintu gikomeye, ni ukubura icyo kintu gikomeye, iyo kado Imana yaduhaye tukayipfusha ubusa. Nanone hari amagambo yagiye avuga agaragaza yuko dukwiye kwibuka rwose by'umwihariko marayika murinzi. Yagiraga abana ba roho, abo bitaga les enfants spirituels, abana be ba roho, atarabyara muri batisimu nk'uko twe tumenyere ngo umwana wa roho n'uwabyara muri batisimu. By'ukuri roho zacu mu gihe turi abakristu nyabo tugira abo Imana idushinga, bari n'abana bacu. Padre Pio rero afite abantu benshi bagenda bamushakashaka ngo bayobore ku Mana, akabita abana be ses enfants spirituels. Wenda nawe waba uri wenda kwifuriza kuba we, njyewe ndi wenda bizi kuko mwiyambaza kenshi. Rero avuga yuko ngo yajyaga ababwira mu gihe wenda abandi bamwandikiye amabaruwa agatinda kumugeraho, hari nk'icyo bamusobanuza, akavuga ati kubera iki mwakwirushya mufata icyo gihe cyose cyo gutegereza igihe ibaruwa izangiriraho. Nushaka kuba ufite ikintu cyihutirwa, jya utuma marayika murinzi wawe aranyaruka nk'umurabyo, umuntu meho azambwire igihe cyose ntajya abura gusohoza ubutumwa. Abamwumviye bakajya babikora, bahoraga baganira na Padre Pio bita ngombwa ko batega ngo bagiye San Giovanni, dore ko ari na kure cyane, hari ahantu hari kwerotire ku bantu benshi, donc ataragendwa cyane. Rero abari babishoboye bumvise iyo message ye bajyaga batuma marayika murinzi wabo akabatumikira, kandi bakagarura ubutumwa, akamenya mu mutima, akamenya icyo Padre Pio niba ari cyo yamusabiraga akakibona. Ikindi nanone Padre Pio yakunze kuvuga ko igihe yabaga agiye kuryama, akenshi yabaga yasenganaga na marayika murinzi we, ndetse na mu gitondo akabyuka bakorana isengesho rya mu gitondo.
hari umuntu ugeze kwandikira akabaruwa amubwira ati umunsi umwe ngiye kuryama nabonye ubwiza bwa paradizo mpita nsinziriramo mu mahoro yanjye ntegereje ko marayika murinzi wanjye aza kunkangura ngo dukorane isengesho ryanjye rya mu gitondo. urumva ko ari akamenyero, ntegereje ko aza kunkangura. hari igihe ujya ugira gahunda ikomeye ukibaza umuntu uri bukubyutse wenda ukanashyiramo na reveri ntikubyutse. girana umubano wihariye na marayika murinzi wazajya kubyutsa. niba ushaka kujya usenga bikoroheye utararangara ngo ugire byinshi bikujagaraza, ushaka gusenga bucece ngo uganire n'Imana ku buryo bwisumbuyeho, bwira marayika murinzi wawe gukangure, ukangukire ku isengesho rya mu gitondo, urifatanye na marayika murinzi wawe, hanyuma umwana we n'Imana uzatera imbere kuko wayibanje. utanga izo nyoni cyangwa se mufatanye gusingiza Imana, hanyuma mutangirane umunsi na marayika murinzi wawe, ubuzima bw'umunsi wose bukomeze uri kumwe na marayika murinzi wawe, uri kumwe n'Imana. ubuzima buzakuryohera kandi ubuzima buzakorohera, kubera yuko ku isi ntabwo wabwifasha wirengagije uw'Imana yakugeneye kugira ngo akubere ubufasha bwa buri munsi. hari n'ikindi kintu Padre Pio marayika murinzi yamumariraga cyane, kubera yuko abantu bamwandikiraga babaga bavuye mu ndimi zitandukanye, yabaye populaire akiri ku isi cyane, yabaye umuntu ukundwa cyane akiri no ku isi. rero abamwandikiraga amabaruwa bamwandikiraga mu ndimi zose, Icyongereza, Ikidage, bamwandikira rero umuntu wamusemuriraga izo ndimi ni marayika murinzi. yafunguraga ibaruwa, marayika murinzi akamubwira ibyo banditsemo, undi nyine agasubiza, cyangwa se niba afite uwamutuma akamutuma. ariko nta baruwa yigeze imunanira kuyisoma, marayika murinzi we yaramusemuriraga. ngana ku musozi w'iki kiganiro, nagira ngo nkwibarize ikibazo: ubanye ute na marayika murinzi wawe? aho ntumwibagirwa. hari utukuru tujya tushimisha abashuti banjye, tujya tuganira, bambwira uburyo babanye na marayika murinzi wabo. ndabanza kuri umwe wantangaje, yarambwiye ati njyewe namenye ko marayika murinzi wanjye turi inshuti ku buryo no mu bintu bisanzwe bitari spirituel by'isi bisanzwe rwose by'inshingano mbimushyiramo. ambwira agatemanyaje, ambwira ubuhamya bwamfashije. ati umunsi umwe navuye mu rugo nibagiwe ko nasize nokeje ifi mu ifuru, yari ifuru electrique yikoreshwa umuriro, yigira muri gahunda ze, asiga acometse ifuru, aza gushiguka hejuru ibuka yuko asize atayijimije, donc ataruye yafiye cyangwa se remera atajimije. abwira marayika murinzi we ati ngaho se tugenda umfashe uyinzimirize. arangira arituriza, byemera yuko ariko byagenze. atashye asanga rwose ifi yahiye, ifuru irajimije, nta dega yabaye. rwose ntabwo nkuvuze izina muvandimwe, ariko narizi ko numviye inkuru wumva ko ari wowe. ngushimiye ko wampaye aka gakuru katumye nanjye numva ko marayika murinzi ari inshuti ya hafi cyane. undi nawe tujya tuganira cyane, yarambwiye ati njyewe marayika murinzi mwifashisha cyane muri za conflict ngirana n'abantu. hari ukuntu ku kazi ahantu hari abantu ntihajya habura uruntu, kubera ko nyine twumva ibintu ku buryo butandukanye. c'est normal, birasanzwe kutumvikana ku kintu. atari ko iyo tuvuge mfite nk'umuyobozi wanjye akaba afite ikintu ashaka kunyumvisha kandi mbona ko atari cyo, cyangwa se nanjye mfite icyo nshaka kumusaba kandi atari kucyumva, tuma marayika murinzi wanjye tugenda umubwirire anyorohereze kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi. ntabwo yirirwa ajya gupfukama ngo cyangwa se ni Yezu ndagusaba ngo umpibi umubere. uvuga ati marayika murinzi ndamufite, na marayika murinzi uriya muyobozi wanjye nawe aramufite, ngaho nimukorabore mugire icyo mugeraho, hanyuma nanjye ngire noroherwe n'aka kazi akanaka. uwo arambwira ati rwose birakora cyane, sinkivunwa no kumvisha umuntu. undi nawe wambwiye ubuhamya, we ambwiye uko abanye na marayika murinzi, yambwiye mu mibanire n'umugabo we. ati njyewe mfite umugabo, yambwiye ati njyewe mfite umugabo udakunda gusenga pe. ati umugabo wanjye kujya mu misa ni ingorane zikomeye kandi birambabaza ko byarambaza ko nijyana mu misa. byageze aho bimaze kundenga, ndavuga ngo ntabwo urugamba narwifasha. ahita yibuka ko afite marayika murinzi, yaba ari kwitegura ajya mu misa akagenda akambwira ati marayika murinzi wanjye, ngaho uvugane na marayika murinzi we amukonvenke, gerageza mugire icyo mupanga, nanjye kandi umpe ikimenyetso ndangize kwitegura, nawe ubona ko afite gahunda yo kujya mu misa. abikoze abona birakoze da, abona ni umuti. atangira kujya amubwira kenshi n'utundi tubanga tw'ibyo yifuza kumufasha, bikagenda neza. rero mu by'ukuri nitwe twirangaraho bavandimwe,
ijuru ryaduhaye ibyo dukeneye kugira ngo twitagatifuze kandi kugira n'ubuzima butworohere hano ku isi, kuko bwabwo ntabwo bworoshye, ariko n'ijuru rirabizi, Imana irabizi impamvu yaduhaye abamarayika barinzi ngo badufashe. Muri gahunda zawe mushyiremo umuramutse mu gitondo, tubaramutse marayika murinzi wanjye, uyu munsi se tuwutangire gute, hanyuma umutumire muri gahunda zawe ubuzima bukomeze. Ngira ngo ka gasengesho aho tubana ku mbuga nkoranyambaga tujya tubyeka tuvuga ngo bonjour mon ange gardien, ntabwo biba ari joke, tujye tubyeka tubivuga mu gitondo, turamutse Bikira Mariya, bonjour Sainte Vierge Marie, bonjour Saint Esprit, twisanzure mu bo mu ijuru, tubavugishe n'inshuti zacu za hafi. Ndumva nifuza yuko iki kiganiro niba wacyakuryoheye wakisangiza umwe mu nshuti zawe wifuza ko nawe yakorerwa n'ubuzima. Ndifuza kandi ko muri komantere waza kumbwira ikintu waba wungutse gishyashya kuri marayika murinzi wawe. Nawe waba mutagatifu, kandi n'impamvu Imana yaduhaye abamarayika barinzi ngo badufashe mu nzira y'ubutagatifu. Twibuke ko umutagatifu usumba abandi ni Imana, twaremewe Imana yonyine, yaremye abo bamarayika kugira ngo bayisingize, bayihe ikuzo ikwiye, yisohotsemo irarema, kuko ubwayo itanaremye ntabwo yareka kuba Imana. Bavandi, ntabwo Imana ikeneye abamarayika ngo ibe Imana, ntabwo Imana ikeneye abantu ngo ibe Imana, ntabwo Imana ikeneye ikiremwa n'ikintu na kimwe ngo ibe Imana. Imana ni Imana, ni Imana Data mu buhanga yifitemo, irabizi ko ari Imana yihagije, yuzuye, isendereye ubuhanga bwo kwimenya, ikireba ikimenya ko nta kibura ngo ibe Imana, kandi ko izira intangiriro ikagira n'iherezo, kandi ko ubwo bubasha ibwifitemo ntawe bukesha, kandi ko ubwo bubasha butazagira ikibubangamira na kimwe ngo kibutangire. Ubwo bubasha yifitemo igasanga bunahimbajwe n'urukundo ruyisaga narwo rwinshi rutagira urugero, igasanga urwo rukundo ntirugira intangiriro n'iherezo, igasanga urwo rukundo ni igisagirane, urwo rukundo ni ibyishimo, ibyishimo bitagira iherezo, ibyishimo birenga, ibyishimo bituma na Yezu avuga ati ngo azabwira ngo abatowe ngo entre dans la joie de ton Seigneur, ngo injira mu byishimo bya shobuja mugaragu mwiza. Imana irishimye bavandi, irishimye, iriyizi, iricengera, ikimenya, igasanga nta kikeneye ngo ibe Imana, ni Imana yonyine, ni Imana ubwayo, Imana Data, icyitwa umwana cyose gikomokaho, bikayirenga, ikabyara mwana akaza asa na se ku buryo bwuzuye, akaza abona yuko ubuhanga bwa Data bumwuzuye, akabona urukundo rwa Data rumwuzuye, akabona tureza ibyiza byose biranga Imana muri kamere zayo zose, akabona asa na se, akamuramya, akamusingiza, akamukuza, akabona basangiye ikuzo, ariko kandi akabona ibyishimo byose abikesha Data. Data nawe yareba umwana yabyaye atyo, amuvuyeho, atamuvuye kuko ntacyo amugabanyijeho, atakeneye ikindi kintu na kimwe ngo abyare, kuko Imana Data ni uburumbuke busumbye buhebuje. Ubwo rero uko kuntu Imana Data akunda mwana na mwana agakunda Data byahebuje, icyo gisigo cy'urukundo ruhoraho hagati yabo, hagati ya Data na mwana akareba Data akabona aramuhimbaje, aramunejeje, mwana akareba Data akavuga uri Data turi umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Icyo gisagiro cy'urukundo ruhoraho akaba aricyo gisigo cyitwa Roho Mutagatifu, Imana Rukundo, Roho Mutagatifu. Bityo Imana ubutatu butagatifu ikaba isendereye ibyiza byose bitatuma ikenera ikindi kintu na kimwe ngo ibe Imana. Bavandi, nta na kimwe Imana ikeneye ngo ibe Imana, ni Imana muri famiye yayo mu butatu butagatifu irihagije. Ahubwo icyo gisagirane kiyisaga nicyo gituma yisohokamo ikarema ibyiza byose, harimo n'abamarayika. Hasingizwe Imana, abamarayika n'abatagatifu bayo.